Reka nongere ngusuhuze wowe uri kureba iyi video, nizere ko umeze neza aho uri hose. Iyi ni Tekinika nanone. Tekinika ni company itanga serivisi z'amahugurwa ku bigo byigenga cyangwa se kuri leta, ku bigo bya leta, amahugurwa ku bantu ku giti cyabo. Uramutse ukeneye kwiga ubumenyi bw'ikoranabuhanga runaka cyangwa ukeneye gukuza ubumenyi rusanzwe ufite, tubigufashamo tukakugeza ku rundi rwego. Ukeneye n'ubujyanama nanone ku cyo wakora mu bucuruzi bwawe, ni gute washyira ikoranabuhanga mu bucuruzi bwawe n'ibindi, nabyo tubigufashamo. Uyu munsi rero tugiye gutangira irindi somo. Mu minsi yashize twagiye dukora amasomo agiye atandukanye nko kuri JavaScript, muri programming, twakoze kuri virtual machine n'izindi zigiye zitandukanye. Isomo ry'uyu munsi naryo ni iryo kuri programming, ariko uyu munsi bwo turaza kuba turi kuvuga kuri programming language. Ubwo ni ururimi rwa programming rwanditse mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo abantu bakoresha uru rurimi ni abantu bashobora kumva Ikinyarwanda cyangwa se abantu bazi Ikinyarwanda. Ururimi rero rwanditswe n'umunyeshuri w'umunyarwanda, niwe warukoze. Noneho rukaba ari ururimi kuri ubu ngubu ntabwo ruragira ubushobozi bwo kuba rwakora porogaramu zikomeye, gusa wowe uri gutangira muri programming, aha ni ahantu heza ho gutangirira ukamenya ukuntu ibintu bigiye bitandukanye bikora muri programming mbere y'uko utangira kujyamo utangira kwiga indimi zigiye zikomakomeye. Uru rurimi rero nibwo tugiye kuvugaho muri ni seri ya video tugiye kurukoraho, noneho uburyo tuzajya kurangiza umuntu wese ari kumva uburyo ururimi rwitwa Kin cyangwa se Ikinyarwanda mu mpine rukoreshwa n'uburyo warukoresha mu bintu byawe ugenda ukora buri munsi. Ururimi rero rwakozwe nk'uko ubibona hano, rwakozwe rugamije gufasha abantu bavuga Ikinyarwanda kwiga programming byoroshye. Nk'uko mubizi, natwe impamvu dukora amasomo mu Kinyarwanda ni ukugira ngo abantu batabasha kumva indimi z'amahanga babashe kubona uko biga aya masomo akunze kuba kenshi ari mu ndimi z'amahanga. Ururimi rero rwakozwe kubera ko nk'abantu hari indimi zoroshye nka JavaScript na Python, ariko nazo iyo umuntu agiye kuziga usanga hari igihe amasomo yazo menshi ari mu ndimi z'amahanga, noneho kumva amaterima amwe n'amwe n'icyo akora kumva biragorana nyine. Ariko uru rwanditse mu Kinyarwanda, ni ukuvuga ngo amaterimi yose arimo ari mu Kinyarwanda. Icyo uraza gukenera kumenya nyine, iyo wumvise terimi bavuze ngo twajyaga tuvuga loops tukavuga const n'ibindi, n'umuntu ntabashe guhita yumva neza icyo bivuze, ariko nituzajya tubivuga mu Kinyarwanda umuntu azajya ahita abasha kumva icyo bivuze. Hano rero ni iki wakoresha ururimi? Ururimi ushobora kurukoresha iki? Ushobora kwakira input y'umuyuza, umuntu ashobora gushyiramo ikintu, umuntu uri gukoresha programme wakoze ashobora kugira ikintu ashyiramo, noneho ukagira nawe icyo umwereka, ariyo input na output. Noneho hashobora kuzamo functions ndaza kubereka uko zimeze. Noneho ushobora kuhandlinga types zitandukanye. Types ubwoko bw'amakuru, harimo imibare, harimo amagambo, ubwo bwoko bwose burimo muri uru rurimi. Noneho ikindi kintu ni uko ushobora executing command za system, ni ukuvuga ngo ushobora kuzimya imashini ukoresheje uru rurimi. Niko kantu nabonye nyine kari advanced karimo kuri ubu ngubu, kuba ushobora executing command za system. Ni ukuvuga ngo niba ushaka creating folder ukaba wayicreating ukoresheje uru rurimi, cyangwa se ukaba wagira ibintu wongeramo bitewe nanone n'ubumenyi bwo gukoresha command usanzwe ufite. Ibi ni ibyo ngibyo ururimi rushobora kugufasha. Gusa ibintu byinshi ushobora gutekereza by'ingenzi muri programming language ururimi rurabifite. Input, output, syntax yarwo turaza kuyireba, turebe operators, data type n'ibindi byose biri muri uru rurimi. Rero reka dutangire. Mbere ko dutangira, nk'uko mwagiye mubona muri video zagiye zitambutse, nkoresha IDE cyangwa se Integrated Development Environment yitwa VS Code. Niyo turaza kuba turi kwifashisha muri uru rurimi nanone, muri kwiga uru rurimi nanone. Ni imwe muri IDE nkunda cyane, irakenerwa muri programming yose waba ugiye gukoreshwa, ziba zitandukanye, ariko VS Code ishobora gukora mu ndimi nyinshi zigiye zitandukanye. Noneho turaza no gukoresha na command. Niba utarigeze ukoreshaho command rimwe, ndaza gusiga link muri description ikwereka video twakoze kuri command. Noneho ndaza no gusiga link ikwereka uko twakoze ku installa aya software nka VS Code. Noneho indi software uraza gukenera ni iyitwa Node.js.
nayo twayikoreshejeho turi gukora kuri JavaScript, nayo ndaza gusiga link yayo aho ushobora kuyidownloadinga, ariko nsigamo video y'ukuntu wayinstalla kugira ngo ize kudufasha kuraninga iyi Keen language. So ubwo uraza kudownloadinga iyi node, downloading ni VS Code, noneho dutangire gukoresha iyi Keen programming language. Keen programming language niyo tugiye kwiga, ndaje dukomeze.